Ni umuryango Imana yasize igikundiro, bubashye Imana ye irabubahisha, ibakorera ibirenze ibyo bayisabye. Uyu munsi tugiye kugaruka ku buzima bw'umuryango Bikorimana Aloys na Liliane, abaririmbyi ba Choir Jehova Jireh bamazemo imyaka itari mike, dore ko ariyo yabareze ndetse ikanabashyingira. Benshi babibaza ibibazo bitandukanye, dore ko nabo bamaze kuba ibyamamare, bibaza uburyo bahuye bwa mbere bajya gukundana ndetse n'icyabashoboje kugumana ntibatandukane, bakamara imyaka ine yose batarabona urubyaro. Byose tugiye kubigarukaho muri iki kiganiro. Wowe icyo usabwa kandi subscribe niba uri mushya kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, kugira ngo ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi ujye ubibonera ku gihe. Aba bombi Aloys na Liliane bahuriye muri segonderi, bakaba bari bahuje amateka mabi yo kutagira ababyeyi, bakundana bagamije kuzabana ariko bakabyara abana benshi, dore ko ababyeyi babo ndetse n'abavandimwe bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bamaze umwaka wose babanye nta rubyaro, bafashe umwanzuro wo kujya kwa muganga ngo barebe ikibazo cyatumaga batabyara. Bazengurutse ibitaro bitandukanye hano mu Rwanda, ariko abaganga babwira ko batazigera babyara, bibatera kwiheba, ariko bakomeza kwizera Imana kuko yari yarababwiye ko bazabyara nyuma y'imyaka ine. Imyaka ine ishize, Imana yasohoje icyo yababwiye, ibaha umwana w'umuhungu. Ntibyarangiriye aho, ahubwo Imana yaje no kubaha abandi bana batatu. Ubu ni umuryango mugari w'abahungu babiri ndetse n'abakobwa babiri. Uyu muryango urakunzwe cyane, haba hano mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu byumva ururimi rw'Ikinyarwanda, kubera indirimbo zirimo ubutumwa bwiza banyuza kuri channel yabo ya YouTube. Ibi bikaba bigaragazwa ahanini n'abantu babakurikira, aho bafite indirimbo bise Ndabyemeye imaze kugira miliyoni 2 by'abayirebye mu gihe kitari kinini. Bakaba bamaze kugira subscribers zingana n'207,000 mu gihe cy'umwaka bamaze bakora indirimbo. Uwamahoro Liliane mu 1994 yari afite imyaka 8. Ababyeyi barababwiye hamwe n'abandi bavukanaga bati barye banywe hanyuma bagende, nuko bafata utw'ingenzi batangira guhunga. Nyuma yaho yaje kumenya ko se bamwishe kuko yari yasubiye iwabo mu rugo, na nyina yari asigaranye bamumwiciye mu maso, hamwe n'abavandimwe basigara ari wenyine. Umuryango we wose bamaze kuwica, yabonanye n'umuvandimwe we wo kwa se wabo, bakomezanya urugendo rw'umubabaro. Baje kugira Imana, inkotanyi zirabarokora, bashima Imana. Avuga ko kugana ishuri nyuma ya jenoside byari ibintu bikomeye cyane kuri we, ariko Imana yaramushoboje arayiga ndetse aranaminuza. Bikorimana Aloys wabaye umuyobozi w'indirimbo muri Choir Jehova Jireh igihe kinini, Imana yaje kumugirira icyizere aba perezida w'iyi korali, dore ko ino mu makorali akomeye cyane hano mu Rwanda. Iyi korali ayihuriyemo n'umugore we, aho badahwema kuvuga ko yababereye umubyeyi. Mushimiye gukurikirana iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ndabashimiye.